Hello everyone, you are welcome in today's class. Let us see together types of first year students teachers. Uyu munsi reka turebere hamwe mu magambo make ubwoko bw'abanyeshuri mu mwaka wa mbere biga uburezi. There are 4 types of first year students teachers. Hari ubwoko bune bw'abanyeshuri mu mwaka wa mbere baba biga uburezi cyangwa se bitegura kuzaba abarimu. Dufite ubwoko bune. The first one is called traditionalist students. Ya mbere yitwa cyangwa se ubwoko bwa mbere bwitwa traditionalist students. These students enjoy their training that they are undergoing and they have positive view of their future career. Abangaba bo ni babanyeshuri baza kwiga uburezi from secondary schools. They wish to become teachers. Bageze aho kwa prayinga basaba ubwarimu, bajya kwiga ubwarimu kandi bo bakumva yuko umurimo wabo ari kuzakora ubwarimu. Those students are called traditionalists. Ni abanyeshuri biga uburezi babukunze kuva na mbere bari babwiyumvamo cyangwa se bari babushaka. The second one, ubwoko bwa kabiri nibwo bita maverick students. These student teachers are not really motivated and attracted by teaching profession. Bo bumva kuzakora umwuga w'ubwarimu cyangwa se kuzigisha batabikunze cyangwa se bumva batabikunze. They join teacher education because of other variables such as government sponsorship. Nufuga ngo bihuza n'uburezi cyangwa se bajya mu burezi kubera indi nyungu cyangwa se babonye kuri leta, bari kuvuga bati leta hari ubufasha irimo gutanga muri iki ngiki mu bwarimu, nicyo gituma bo baba iki student teachers bese biyungana za college zigisha education. Convert students is the third type of first year student teachers. Ubwoko bwa gatatu nibwo bita convert students. These are students who initially had a negative image of teaching profession when they were still at high school. Abangaba bo igihe bari muri mashuri yisumbuye bo bumva kwigisha cyangwa se kuzakora umwuga w'ubwarimu batabikunze, but after entering in education program they change their minds and accept to do it because they don't have any other choice. Iyo bamaze kubona ko ntandi mahitamo bafite, bamaze kwinjira muri program yigisha uburezi, bahindura cyangwa se imitekerereze yabo irahinduka. So bagagira gute, bagakunda ubwarimu ndetse bakabana kwitanga cyane. They commit themselves to a profession, bakitanga cyane. The last one is called reservationist students. Ubwoko bwa nyuma turi buze kubona nibwo bita reservationist students. These students have a vision different from that of the teacher education institution. Abangaba bo biga education barimo gushakisha ibindi bintu hanze cyangwa se ibindi bintu bazakora after studying education. So they study in order to get degrees. They study programs in order to get degrees, and then after completing their studies they go in other careers. Iyo bamaze kurangiza bahita bajya mu yindi mirimo itari ukwigisha. They go in other careers. So reka turebere hamwe noneho summary cyangwa se inshamake ya types of first year students tumaze kubona. Ya mbere twabonye traditionalist, aho aba banyeshuri bo bumva bakunze kuzaba abarimu, na abanyeshuri biga kaminuza bumva bakunze kuzaba abarimu. From their secondary schools they wish to become teachers, bakabikora babikunze kandi bakabona ko umurimo wabo wo kuzaba umwarimu bashimisha. Ubwa kabiri twabonye kari maverick students. Abanyeshuri twabonye yuko bo bajya mu burezi cyangwa se bajya kwiga ubwarimu bitewe n'iki, bitewe nuko barimo kubona ko hari ubufasha, the support from government. Ubwoko bwa gatatu twabonye kari convert students. Abangabo twabonye ko ari babandi babonaga mbere yo kwihuzana n'uburezi cyangwa se kwiga kuzaba umwarimu bumvaga atari ibintu byabo, then after entering in education program ugasanga bagize bate barabikunze cyane. The last one we have seen tubonye ko ari reservationist. Abangabo ni babandi biga education
barimo gushaka degrees. After completing their degrees they go in other careers. Thank you for having studied this lesson. I hope you have enjoyed it. See you in next lesson.